igisubizo kimwe nzanye aha ni icy'uko abakozi b'Imana, abapotre, abaposo, abaki n'abaki ntavuze amazina amwe sinyazi, nize make, ndimo ndavuga ko bakwiriye imbaraga zingana n'izabo twasimbuye bari bafite. Prince mudafite imbaraga nk'izabo, tuzamwarira imbere y'amateraniro, tuzamwarira imbere yabo tubwiriza, tuzabasabiriza, tuzabahanga amaso, tuzabapfukamira, kandi yaravuze ngo kuko muri abakozi banjye nzabagira umutwe sinzabagira umurizo. Icyo mvuze ngiki nuko abo twasimbuye bakoze iby'ubutwari. Unyumva? Namanukeje mu byakozwe n'intumwa, arebe Petero na Yohana banyuze ku irembo ry'urusengero, ntabwo bajugunye ikirema, harakibwiye, ntabwo bakibwiye ngo harema yute, ntabwo bakibwiye ngo fa ku rusengero, ntabwo bakibwiye ngo ntugaragara, barakibwiye ngo ifeza n'izahabu ntazo dufite, ariko icyo dufite turakiguhaye, haguruka ube muzima. Ikirema kiterera hejuru kiravuga kiti mutandukanye n'abandi bakozi b'Imana banyuragaho, mureke mvuga imbaraga zakoresheje abo twasimbuye, abo tuzunguye, abo dukurikiye. Iki kivi dushoreye kivuyemo umuhungu witwa Eliya wahagarikaga imvura imyaka 3. Iki kivi dushoreye kivuyemo umuhungu witwa Eliya wakubitaga abahanuzi 450. Excuse me, mumbabarire cyane. Iki kivi dushoreye kivuyemo umuhungu inzoka zarumaga agakunkumura ntagire icyaba. Iki kivi dushoreye kivuyemo abahungu b'Abisirayeli, Baraki na Baramu bavumaga bakavuga ngo ntidufatwa n'ibibi. Iki kivi dushoreye kivuyemo umuhungu witwa Elisa batutse arigendera, idubu ziza gushakisha muri karitsiye abatutse umukozi w'Imana. Iki kivi dushoreye kivuyemo umuntu witwa Esteri turamusimbuye, ngeze ku bakobwa yaritonza gukora ibyo gukiranuka, Imana ikenyiruza umwamikazi kugira ngo hatahe Esteri. Iki kivi dushoreye, iki kivi dushoreye kivuyemo umwami Yesu, niho yakoreye. Turi mu kibuga kivuyemo abandi bakinyi. Iyi ntabwo ari yo kipe turimo turakina, hakiniye abandi. Ibitego Yesu yatsinze, ibitego Mose yatsinze, ibitego. Iki kivi dushoreye kivuyemo umugabo witwa Salomo wubakiye Imana, none weho ntiwari wayubakira n'umusarane. Iki kivi dushoreye kivuyemo umugabo witwa Salomo wakoreye Imana, umugabekezi w'Isheba akaza kureba, akaza azanye ibihumura neza. Mureke mvuga Imana, mukwiriye imbaraga zingana uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Icyifuzo Imana ifite ni abakozi bafite imbaraga. Icyifuzo Imana ifite ni abakozi bakandagira inzoka na sikoropiyo. Icyifuzo Imana ifite ni abakozi barema amahoro ahatari. Icyifuzo Imana ifite ni abakozi bahumura impumyi zikareba. Icyifuzo Imana ifite ni abakozi bakandagira inzoka na sikoropiyo umukumbu gatambuka. Icyifuzo Imana ifite ni abakozi bavura abariwe n'inzoka. Munyemerere mvuge data bantumyeho ko akeneye kubaha imbaraga, kandi ntiwaha imbaraga uwirase ko afite imbaraga. Ikosa dukoze rero, twemeye ko dufite imbaraga. Ngewe nitwa uyu, nakijijwe muri 40, iri dini ndibaze mu imyaka 40, nakijijwe ku bwa runaka, nazuye ibi nibi, nkandagira aha, nyura aha n'aha. Irakubaza imbaraga uhagazemo none, kuko ibihe wari uhagazemo si byo uhagazemo. Uhagaze mu bihe bitandukanye n'ibyo wari uhagazemo. Niyo mpamvu n'Imana iguha imbaraga ziruta kuri zo wari ufite, kuko uhanganye n'ibintu biruta ibyo wari uhanganye nabyo cya gihe. Ibyo nibitaba, ndabahanuriye, mugiye kuja mubona abahanuzi bakozwe n'isoni, kandi Imana yere kubatabara, kuko banze gusaba imbaraga zibatambutsa kubibakoze isoni. Mugiye kuja mubona ababwiriza bakozwe n'isoni, bazize iki? Kuja guhanurira abantu nta mbaraga, bizatuma mufata n'ibidafatwa. Muzize muhanure ari uko bohereje miliyoni
mugiye kuja muhanura kubera ubukene bwabarenze, ari uko bohereje dolari. Ariko umukozi w'Imana akora batanze batatanze, akora basenze badasenze, avuga bavuze batavuze, aseka basetse badasetse, kandi umukozi w'Imana yiheraho. Imana itugiriye imbabazi, itugiriye impuhwe. Umva wowe ufite Bibiliya, umaze kugura ubwoko bwa Bibiliya 8, ukeneye imbaraga ziyisoma, ukeneye imbaraga ziyisoma. Ndavuga Imana yapanze gutanga imbaraga. Ndi hano kuri Nkunda Gospel ntangariza amahanga yose, isi yose ndayitangariza ko Imana ibabajwe n'abakozi batagira imbaraga, ibabajwe n'abakozi batagira amavuta, ibabajwe n'abakozi batagira amakime spirituel, ibabajwe n'abakozi batavuga ururimi rushya, ibabajwe n'abakozi badakandagira inzoka. Imana ibabajwe n'abakozi indaya zurira. Imana ibabajwe n'abakozi basabiriza batagira imbaraga zo kubirema. Ibabajwe n'abakozi baririra abanyamahanga. Imana ibabajwe n'abakozi Satani asuzugura. Imana ibabajwe n'abakozi Satani atega ibihato bikinjira. Imana ibabajwe n'abakozi Satani ahinarika akavuna imigongo. Imana ibabajwe n'abakozi bava mu inzara kubera dayimoni. Imana ibabajwe n'abakozi Satani keba ku myenda yabo yashira mu mivumu akaba ariyo bataha. Imana ibabajwe n'abakozi birirwa babwiriza bakarota bari gusambana. Imana ibabajwe n'abakozi birirwa babwiriza bakarota bari kwiba. Imana ibabajwe n'abakozi Satani yahinduye agatobero. Ariko n'Imana ije itabaye iravuze ngo umva Yosuwa we, haguruka ukomere, nubwo abandi bapfuye ariko uracyahagaze. Itangaje ko igiye kubana nawe nk'uko yabanaga na Mose. Hagarara ukomere kandi ushikame, ntukuke umutima. Iyakoze bya bindi n'ubu iracyabikora. Ntabwo mvuze ijambo ry'inzaduka, ndimo ndavuga Imana ishaka guha abakozi tumye mu iyi si. Izaho isi igeze dusoza, ntabwo turi abakozi babwira Imana ko bikomeye, turi abakozi babwira ibibazo ko Imana ikomeye. Ntabwo turi abakozi babwira itorero ko ibihe bigoye, turi abakozi babwira itorero ko Imana ishoboye ingorane zose. Ntabwo turi abakozi babwira itorero ko hari amakuba menshi, turi abakozi bavuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ntabwo turi abakozi babwira itorero ngo mwihangane iki gihe ni igihe cy'ubukene. Turi abakozi babwira itorero ko Imana ikiza, ikenesha ikanakiza, yaturokoye urupfu rukomeye, n'uyu munsi iracyaturokora kandi izakomeza kuturokora. Nshuti za Nkunda Gospel, muhamagariwe gusubira ku gasozi mwaboneragaho imbaraga. Umva aho mbohereje mwese nukuja ku musozi ikabaha imbaraga, nukuja ku musozi ikabaha ubutware, nukuja ku musozi ikabaha ubushobozi, nugusubira ku mavi ikabaha amavuta. Hari amavuta Imana izanye yo kutumwarura. Yemwe abamaze iminsi bamwarira mu itorero, yemwe abamaze iminsi bamwarira mu madini, yemwe abamaze iminsi bamwarira muri karitsiye, yemwe abamaze iminsi bamwazwa, abadasenga bakabaseka, abadasenga bakabavugiraho, abadasenga bakabaciraho umugani ngo iyo musenga iri hehe, ngo iyo Mana nizitabare. Mugatukwa ntitabare, mukavugwa ntitabare, mukavumwa ntitabare, mukambugwa ntitabare, mugasebwa ntitabare, mugakandagirwa ntitabare, mugahinarikwa ntitabare. Ibatumyeho kwipanze igikorwa, operasiyo y'Imana iteguye mu izi mpera z'umwaka. Nugusuka amavuta abadasenga bakabona ko utandukanye nabo. Ndabashimiye kubwira ijambo mwumvise, kandi abafite umutwaro w'itorero mumfashe dusenge Imana idusukeho imbaraga. Dusimbuye abahungu bakoreye Imana, nimushaka imbaraga nk'izabo. Dusimbuye abahungu bahumuye impumyi, nimuze dushaka imbaraga nk'izabo. Dusimbuye abahungu bambutse inyanja irahagarara, munyemerere dushira amavi hasi dushaka imbaraga nk'izabo. Dusimbuye abahungu babwirije hihana ijana,
nimuze dushaka imbaraga nk'izabo. Dusimbuye abahungu intare zabonye zanga kubarigata, dukeneye amavuta nk'ayabo. Dusimbuye abahungu bajugunye mu muriro, umuriro urabatinya, dukeneye imbaraga nk'izabo. 8:18 mu gitabo cyo Kuva. Dusimbuye abahungu bari batuye i Gosheni, ibikeri byahagera bikanga kujayo ngo aba ni abakozi b'Imana. Umva mwana wama, dusimbuye abahungu inda zarazaga zikavuga ngo nta wabahangarana abakozi b'Imana kubera amavuta bafite. Dusimbuye abahungu, tuzunguye abahungu, imvura yagwaga ikamenya aho batuye ntihagwe. Dusimbuye abahungu, umwijima warazaga ukamenya aho batuye. Yewe nkunda gospel. Dusimbuye abahungu, bwira ijoro rikaza ariko aho batuye ntibwire. Dusimbuye abahungu, imigezi yahindukaga amaraso ariko aho bageze bakavoma. Dusimbuye abahungu, dusimbuye umuhungu witwa Elisa wigeze akubita ingabo 600 ari umwe. Mwama dufashe kandi tugirire neza, imbaraga ziramfashe ariko kadusenga Imana. Icyo data ndumye kuri Nkunda Gospel ni operasiyo y'Imana yateguye gusuka amavuta mwizi mpera z'umwaka. Umbi gikozwe mwizi mpera z'umwaka n'abahanuzi bari n'amavuta. Dusimbuye umuhungu ingabo zateye ari 100, arazibwira ngo zirahuma zose zimenya ko afite Imana. Dusimbuye umuhungu witwa Dawidi, kari kagufiya cyane, umuntu agatera ari muremure akakoza hirya agakoza hino. Dusimbuye umuhungu ewana nka Samusoni wafashe ingunzu 300 icyarimwe, Abafilisitiya bamenya ko afite Imana. Dusimbuye umugabo witwa Petero wageze aho Tabita apfuye aramuzura, abahatuye bamenya ko afite Imana. Tuzunguye umuhungu wa Mariya, mwene Mariya witwa Yesu, wahuye n'abikoreye umupfu ndakabura umwuka wera, arababwira ati muture musubire mu rugo. Bati yarapfuye. Ati oya, muhuye n'umunyembaraga, amusubiza mu rugo. Dusimbuye umuja wabaga kwa Namani, abwiye Namani ati ufite amapeti nkagira amavuta, kankwereka imbaraga ziri mu mavuta ko ziruti ziri aramudefu etarado teka yemako simango de daigano maya. Aramubwira ngo iwacu hari amavuta agukiza ibibembe, abyukana ibibembe atahabye. Dusimbuye umuhungu warebaga ejo hazaza akamenya ko inzara izatera bagahunika. Dusimbuye umuhungu wabaye mu nda y'urufi iminsi 3, wewe uravuga ngo guma mu rugo yarakunaniye. We yabaye mu nda y'urufi iminsi 3 witwa Yona, urufi runanirwa kumuhekenya, aho rukoze rukumva hakoreye Imana, rwakora mu gahanga kumva kabyiniye Imana, rwakora ku biganza kumva byatanze amaturo, rwakora kunda kumva bya inda yari yigaburo ryera, kora mu mugongo kumva yahetse umusaraba wa Yesu, kora mu zosa mu muhogo kumva yavugiye Imana. Urufi rwaje guhekenya ururimi rukumva Yona yasomye ibyanditswe, rwaje guhekenya ku maguru rukumva yazamutse imisozi, rwaje gukora ku mavi rukumva amavi yapfukamiye Imana, ruramutinya gwanga kumuhekenya. Ku munsi wa 3 avamo. Ndabarahiye data yabantumyeho ngo ashaka kuba mwarura. Nimukomere barabo bashinoneho ubwo mvuze neza. Umwami ashaka kumwarura abashumba batagira amavuta. Nderuye noneho nderuye umwami ashaka kumwarura abahanuzi batagira amavuta. Arega mbibutse ko hari n'abahanuzi b'udusenta bashinzwe guhanurira udusenta. Abo nabahanura inusu y'umunyu, abo nabahanura inusu y'ubunyobwa, ko Imana itanze ipantaro, ko Imana itanze agatasi k'icyayi, ko Imana itanze isaha, ko Imana itanze ubudodo bwo gushira mu cyarahani, ko Imana itanze umukeka, ko Imana itanze igare, ko Imana itanze igisheke. Hari ubundi hari abahanuzi impuza mahanga Imana ishaka kutumwarura. Bamaze iminsi bavuga ko tutagira Imana. Mpumuriza abantu bo mu itorero ADPR mbabwire yuko uyu mwanya wa none Imana ishaka gusuka amavuta. Ya mavuta aracahari, iracyayafite. Ihuye na Eliya yari yirutse, amavuta yamushiranye, yashize muri twe ntiyashize ku Mana. Aho ndafashijwe cyane, yashize muri twe ntiyashize ku Mana. Yagushizemo ntiyashize ku Mana. Imana iracyafite amavuta. Ngira mubwira ngo reba hirya ahabona agacuma arakanywa, ako gacuma karacyahari. Ako gacuma niko mbadahiyemo
ako gacuma niko mbadahiyemo aka gatasi kavuga ngo nimubyuke, byuka unywe kandi urye ku rugendo rugukomereye. Imana yabantumyeho kwitarakuraho ibibazo, ahubwo irabaha amavuta yo kubinyuraho. Imana ntirakuraho inzoka, irabaha amavuta yo kuzinyuraho. Imana ntirakuraho ababahiga, irabaha amavuta yo kubanyuraho. Imana ntirakuraho abakugwanya, iraguha amavuta yo kubategekana. Imana ntirakuraho inzara, iraguha ibiryo biyikunyuzamo. Imana ntikuyeho urupfu, iraguha amavuta yo kurunyuraho. Imana ntikuraho ibyorezo, iraguha amavuta yo kunyura mu byorezo. Mbifurije kwakira amavuta y'Imana, bahanuzi, bakozi b'Imana, bashumba, ba apotre, bakorera Imana mwese, mbatangarije ko abasenga by'ukuri ikabaha amavuta abamwarura, abatandukanya n'abadasenga, abadasenga bakamenya ko mufite Imana. Fasha duhamagara Imana. Data wa twese uri mu ijuru, tumaze kubona ikimwaro abantu benshi bafite kandi basenga, tumaze kubona ko badaheruka umugisha wawe, tumaze kubona ko dukubitirwa imbere y'abadasenga, ijuru hari icyo mwapanze turacyakiye. Uteguye gufasha aba banyumva bose, ugiye kubaha amavuta ushingiye kuba bazunguye, kuko utatuma umuntu udasenga ngo asimbure Mose yahamwarira. Ubwiye Yosuwa ngo uko wabanye na Mose niko uzabana nawe, nanjye nizo mbaraga ngo uhamagaye nkwaka. Suka imbaraga, suka ubutware, suka ubushobozi, suka edakiado etrabofa, ubwenge, ubuhanga, ubushakashatsi, ikoranabuhanga ryo mu mwuka rirengera abakozi bawe, rituma tuzagera mu ijuru amahoro. Ndasengera abatagirizo, abari basezeye bagaruke, kuko hari imbaraga wenda gusuka mwizi mpera z'umwaka. Uvuze ububyutse mwizi mpera z'umwaka, ubivuzemo amavuta, uvuzemo kutumwarura. Abari bahinaraye bagiye gukizwa n'ayo mavuta, abari bacitse imigongo bagiye gukomezwa n'ayo mavuta, abari bahumye bagiye kurereshwa n'ayo mavuta, ibipfamatwi bigiye kumva kubera ayo mavuta. Ngaha abakozi bawe ndabatakambiye, mbatambiye igitambo ngo buri wese uhagarara imbere avuga, na buri wese uvugira Imana, uririmbira Imana, uhanura, na buri wese wakijijwe, wabatijwe, na buri wese uvuga ko akorera Imana, umuhe imbaraga zimumwarura, yere kumwarira imbere y'abadasenga. Byambaje nizeye izina ryawe Yesu Kristo, urakoze. Amen.